Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza bwoko bw'Imana, turabakiriye muri uyu mwanya mwiza, tuba imbere y'Imana dusenga, dutegura umunsi wacu kugira ngo Uwiteka abane natwe, kandi dushima Imana kubw'iki gitondo n'umunsi mushya Imana ituremeye. Ndabakiriye rero muri uyu mwanya abo turi kumwe, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Munyemerere dushime Imana, Imana ikomeye, Imana ihambaye. Igitondo nk'iki Mwami twongeye kugushima kuri uyu munsi, Mwami wa kabiri udasanzwe. Mwami tuguhaye icyubahiro Uwiteka. Tata, tugarutse imbere yawe tuvuga gukomera kwawe, tuvuga ubwiza bwawe, tuvuga icyubahiro cyawe. Mwami tuzinduwe no kuvuga ngo uri Imana yacu, tuvuga ngo uri itabaza ryacu, tuvuga ngo uri igihome kirekire kidukingira, tuvuga ngo uri Imana y'amahoro kandi uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimye kubw'iki gitondo kidasanzwe. Mwami tuguhaye icyubahiro kubw'uburinzi bwawe. Mana turagushimye kuko watuzigamye. Mana turagushimye ku ijoro ritambutse, wabaye Mana data mu ruhande rwacu. Mwami waturengeye, suko ibiduhiga bidahari, suko ibiturwanya bidahari, suko ibyifuza kutumaraho bidahari, suko ibibonza ubugingo bwacu bidahari. Mwami birahari, uraturengera ijoro n'amanywa. Mwami uturwanira intambara tureba arizo tutarebesha amaso yacu. Turabigushimiye Uwiteka ubyumva uri mu gihugu cyo mu ijoro. Urakoze kubw'uyu munsi mushi turemeye. Urakoze Nyagasani data kuko uremye umunsi igitondo kikaba giserutse. Turabigushimiye Mwami. Uyu munsi turakwingize Mwami, reka umunsi w'umugisha, reka umunsi w'amahoro, reka umunsi w'ubutinzi, reka umunsi wo kunesha, reka umunsi wo kongera kukubona Mwami, mu izina rya Yesu. Wongere utwiyereke kandi wongere uturwanire, tubone kugira neza kwawe Mwami. Nyemerera Uwiteka Mwami kugira ngo uvugane natwe Papa muri iki gitondo. Mwami data wera w'Isirayeli, turakwifuza kandi Mwami Imana turakunyotewe. Uri Imana yacu kandi uri ibyiringiro byacu. Shimwe ni ryawe Mwami none n'iteka ryose. Amen. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turashima Imana kubw'iki gitondo kidasanzwe. Muri iki gitondo ndumva nyotewe no gusengera muri Zaburi ya 35. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka yuko nawe wayigira yawe uyu munsi. Birashoboka yuko yawe iki cyumweru. Uyu mwanditsi w'iyi Zaburi 35 aravuga ngo Uwiteka aburanya n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Haleluya. Ikigaragara yari afite imanza arimo kuburana, ikigaragara yari afite intambara arimo kurwana, ariko arangira aravuga ngo Uwiteka aburanya n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Haleluya. Reka nkubwire ijambo ry'Imana ratubwira ngo turi muri iyi si dufashe ibihe mu ntambara. Intambara ziraza buri munota, buri munsi, buri bihe byose. Turi muri iyi si tubaho mu buzima bw'intambara, ariko Dawidi aravuga ngo burana n'abamburanye. Imana yacu ishimwe cyane. Dawidi ntabwo yari azi icyo bagiriye, kandi abo bantu yari yarabagiriye neza, ariko aravuga ati bamugabaho intambara, baramuburanya, ariko arangira aravuga ngo Mana burana n'abamburanye. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire nawe iki gitondo, Imana iburane n'abakuburanya. Haleluya. Sinzi intambara waba urimo kunyuramo, sinzi imanza waba ufite mu buzima bwawe, ariko ndakwireka nkubwire Imana dusenga kandi Imana dukorera, Imana iburane intambara zawe, Imana ikuburanire, Imana ikuburanire. Bibiliya tubwira ngo mutaravuga nzabaha icyo kuvuga. Haleluya. Reka Imana iguhe ibyo kuvuga mu rubanza rwawe, reka Imana igusubirize mu rubanza rwawe. Bibiliya tubwira ngo bafata intumwa, bafata Petero n'aba Yohana, barangije barabakubita, babashyira imbere y'abacamanza. Barangije ngo barabwira ngo nibiregurire ibisobanure, ariko barangije ngo barisobanura, urukiko ngo ruriheza, rurangira bavuga ngo bari abantu ntabwo mwigeze mwatubwiye ngo ntabwo bigeze biga, ngo uko bafite amagambo y'ubwenge. Reka nkubwire ngo ariko barangije biburanya mu mitima yabo, baravuga ngo nuko bagendanye na Yesu. Haleluya. Reka nkubwire kuba muri Yesu turigishwa, kuba muri Yesu tugira amagambo dusubiza y'ubwenge, tufite umwuka uturuka ku Uwiteka. Ndasenze muri iki gitondo ngo Imana iburanye n'abakuburana kandi irwanya abakurwanya.
Imana yacu ishimwe cyane. Ku murongo wa 2 aravuga ngo enda ingabo ntoya n'inini uhagurukire kuntabara. Haleluya. Imana igutabare. Sinzi byari bikwasamiye, ariko Imana yatabaye Abisirayeli bageze mu nyanja, ingabo za Farawo zibakurikiye, Imana iritamurura. Mose abwira Abisirayeli ngo mwicecekere, uyu munsi abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ubundi, Uwiteka ari bubarwanire. Bibiliya iratubwira ngo mu gicuku cya nyuma Imana iritamurura. Haleluya. Imana yitamurure ku ntambara zawe, Imana yitamurure muri icyo kibazo ufite, Imana yitamurure ku burwayi bwawe, Imana yitamurure muri situasiyo yose waba urimo kunyuramo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngwenda ingabo nto nini. Haleluya. Imana yenda ingabo ntoya nini ihagurukire kugutabara, ihagurukire kukurwanira, ihagurukire kukuneshereza ibikurwanya byose mu izina rya Yesu. Dawudi ku rugamba na Goliyati arangira amubwira ngo uneranye amacumu n'uducumu, ariko njyewe nkuteye mu izina ry'Uwiteka Imana isumba byose, Imana ya Isirayeli, Imana ya Isirayeli, mu izina rya Yesu. Imana ikurwanire nshuti, Imana ikurwanire. Reka nkubwire, intambara zose zikurwanya ntabwo zirwanya wowe, zirarwanya Imana iri muri wowe, zirarwanya umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, zirarwanya iyerekwa ry'Imana riri mu buzima bwawe, rirarwanya icyo Uwiteka yagushizemo. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 105 ngo kugera aho isezerano ryasohoreye, ngo isezerano ryaramugerageje. Reka nkubwire, umwanzi ufite ukomeye cyane ni isezerano ryawe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Hezekiya arangije ngo bamwandikira urwandiko, bamubwira se yuko bamuteye, ariko arangije urwandiko araruzana, aruramburira imbere y'itera, aruramburira mu rusengero, arasenga, aravuga ngo Mana, aya mahanga neye ntabwo nashobora kuyarwanya, ariko yarazi intambara akwiriye kurwana n'intambara adakwiriye kurwanya. Mu izina rya Yesu, intambara ufite ntabwo wazitsinda, ariko Uwiteka ahagurukire kugutabara. Murongo wa 3 aravuga ngo kandi ushingura icumu mu ntagara, wimira abangenza. Haleluya. Reka nkubwire, hari ibihanda bikugenza mu izina rya Yesu, hari amahanga kugenza. Yesu ashimwe cyane. Hari abamori bakugenza, hari abahivi bakugenza, hari abafilisiya bakugenza, hari ibihanda mu nzira zawe, ariko mu izina rya Yesu Uwiteka ashingura icumu mu ntagara, yimira abakugenza. Yesu ashimwe cyane. Harakomeza avuga ngo ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka ni igihome kirekire umwanzi ahungiramo yarangiza agakomera. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndakugira inama yo guhungira ku Uwiteka. Uyu munsi ndakugira inama yo gusengera muri iyi Zaburi. Mana yacu ishimwe cyane. Umurongo wa 4 aravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma, baterwa ipfune. Mu izina rya Yesu, abashaka ubugingo bwawe, umwanzi ushaka ubugingo bwawe, abo Satani ashaka gukoresha, abo Satani ashaka kunyuramo, reka nkubwire, Satani ntabwo azanyura kuri. Satani ntabwo azanyura kuri. Uribuka igihe Petero Yesu amubwira ngo mva inyuma Satani. Haleluya. Reka nkubwire, umwanzi ntabwo ari bunyure kure, aranyura mu nshuti zawe za bugufi, aranyura mu bana, aranyura mu mwashakanye, kugira ngo ananize umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma, baterwa ipfune. Mu izina rya Yesu, buri wese uhiga ubugingo bwawe, buri wese ushaka kugukura muri uru rugendo, buri wese ushaka kukwigizayo, mu izina rya Yesu, kubw'imbaraga z'Imana, Imana yigwatirize, ngo babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka birukane. Marayika w'Uwiteka yirukana abanzi bawe, yirukana izo ntambara, yirukane ibishaka kukumaraho, yirukane ibibunza ubugingo bwawe, yirukane buri migambi y'umwanzi ihagurukiye agakiza kawe. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikurwanirire. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye, tuguhaye icyubahiro mucunguzi wacu.
data turakwinginze intambara zose dufite mu buzima bwacu mwami ntabwo twazishobora, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo uyu munsi iki gitondo turasenze ngo Uwiteka uburanye n'abatuburanya, urwanya abandwanya, we n'ingabo ntoya n'inini mwami uhagurukire kuntabara kandi ushingure icumu munagara, wimira abangenza, ubwire umutima wanjye ninige gakiza kanya, abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguro, bajya inama yo kungirira nabi, basubizwe inyuma mu izina rya Yesu, baterwe ipfunwe mu izina rya Yesu. Reka abanzi banjye bamere nk'umurama utumurwa nk'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane mu buzima bwanjye, abirukane mu kazi kanjye, abirukane mu rugo rwanjye, abirukane mu muryango wanjye, abirukane aho nuwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye. Uwiteka mwami turengere kandi turwanire, kuko niwe gakiza kacu. Uravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, ntabwo bazanyeganyezwa, ntabwo bazakubitwa hasi, ntabwo bazahanwa mu izina rya Yesu. Ukavuga ngo uwo mwami ngo aba data turavuga muri Zaburi 91 ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose mu izina rya Yesu. Uravuga ngo ninjye Uwiteka, ninjye gakiza kanya, ninjye uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi mu izina rya Yesu. Mana turengere kandi turwanire buri ntambara zose zari mu buzima bw'abantu, zari mu buzima bw'itorero, zari mu buzima bw'abana bawe mu izina rya Yesu. Mana ubiyereke kandi barwanire. Turagushimye kandi turaguhimbaje, cyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, amen. Mugire umunsi mwiza, Imana ibishimire kandi Imana ibarwanire, kuboko k'Uwiteka kube mu ruhande rwanyu, Imana ibahe intsinzi mu biganza byanyu. Shalom.